twarahize twarihanaguye twarabyakiriye ko ari mwebwe bacu nyine mwe muhari mu bireba gusa nyine ibihe byiza nibigaruka ni ibihe byiza nibyongera ndabizi ko bazongera bakaza gusa uzigaye nugaruka uzi kutabanye natwe mu bihe bibi kandi ariho twe tubukeneye uzigaye pe uzigaye nta nshuti bukurimo uzamuhe byiza nawe uzareba inshuti yawe mubane natwe muri ibi bihe kandi turabizi ko bizagera binyuremo nyine ntago ibintu byose bihora ari bibi akanya ni bibi kandi nukubyakira nta kundi byagenda gusa ejo bizaba ari byiza birabaje rero kuzabona birabaje kubona muri ibi bihe bibi abantu bigendera nyamara mu gihe byiza ukabona baje kwambika abageni dukodesha imikenyero myiza ingeri zose amakote meza dekorasiyo nziza dekorasiyo mu masare dekorasiyo zose navuze zose dufite n'imodoka dutwara abageni dutwara abantu bari VIP bashaka gutembera umuntu akeneye imodoka nziza gutemberamo ubukwe muri gahunda zose turahari ku bwanyu mudutere iyo nkunga nizere ko mumeze neza Imana ikiba ukomeye cyangwa ikibarinze natwe kiracyaturinze rero nkuko nabibabwiye kandi babwiye ko tujye gusura umusaza twizinduye rero ubu ngubu tuvugana nibwo tugiye kuba mu rugo abandi bageze mu modoka gusa ngeragera mbatangirire babwiye ko nyine aka kanya aribwo tugiye kuva mu rugo tugiye gusura umusaza abadutumye inyuma yego turabibagezaho turamubwira nyine uko ubutumwa mwamugeneye namwe ubwo icyo aratubwira turaza tubagezeho icyo ubutumwa nawe arabagenera ubwo nyine mugende mukurikira turagenda ni vlog na kamera nayo turafashe telefone ibyo nyine turabona turabagezaho iby'amakuru mashya turababwira mujyane natwe yego ntabwo muhari ubwo tuba turi kumwe nk'uko n'abandi kumwe nabo mu rugo gusa turi kumwe ku mutima nizere ko Imana ikomeza kurinda kuko dukomezanye urugendo nta mukanya nongeye gusuhuza ngo ikaze kuri channel Rwema Solutions nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeye nuko rero kambanguke kamvuga icy'ingenzi
muheruka babwira ngo ngiye ngo nzaye gusura umusaza iriya nyine ahaje na video tugenda iriho, ariko mwambonye mu gace ka mbere ahandi mu buriri irengero. Aha byaje kurangira nabi kuko nyine twavuye mu rugo nk'ibisanzwe nzi ngo turagiye pe, mwana nabibonye ntabwo yari prank nyine kuvuga ngo nambare mbere nk'ugiye ngo ubundi ngo tubireke. Twaragiye na wenda n'abagiye bakagerayo, hari utuvido nyine mwabonye bafashe dutoya ariko nari kuvuga ukuntu byagenze. Rero twavuye mu rugo nyine twari dufite gahunda yo kujyayo, twari turi kumwe n'abandi benshi, ntabwo twari twenyine hano mu rugo, hari n'abandi pe benshi bagombaga kujyayo. Ariko ngiye tugeze mu nzira haba ikibazo, habamo akabazo bituma njyewe nsigara. Nyine njyewe nsigara inyuma, abandi baragenda, nyine ntabwo byari bushoboke ngiye ko ngenda pe. Abandi bose mu rugo baragiye, ngiye biba ngombwa ko ngeze mu nzira pe ni naho naviriye mu modoka ndataha nyine, kubera ko byari bibaye ngombwa nyine. Ibibazo biba byinshi, ari nako impamvu zishobora kuba nyinshi zatuma nawe ureka ibyo ugiye gukora. Nanjye rero uko byagenze sida bisibe impamvu zabaye ngombwa nsubira mu rugo nyine sinagiyeyo, gusa abagiye baraberetse nyine ntabwo bari bugiremo indani mo imbere ngo babereke, ntabwo bishoboka. Telefone isiga nk'iyo mu gishanga ubundi ugaterera. Rero nuko ubwo simana yanjye, ariko nk'ibisanzwe njye narabatumye kandi umubyeyi yari azi ko turi bugeyo, niko kubaza ngo abangabo basize ari niwe musize, bavuga ko bamuha impamvu, bamureka impamvu nantaje, gusa pe ngenda basezeranye nzigirayo, nzongera nsubireyo kubera izo mpamvu zararangiye zatumye ntajyayo. Gusa pe ni ukuri hajya mu kwezi batangamo rimwe abana bakajya gusura, ubwo nanjye ndi umwana njye nicyo gihe nyine nzajyayo, ntabwo nemerewe kuba najyayo indi minsi isanzwe, hari ibyo bakanye nyine kandi njye ntabyo mfite. Nzajyayo niba ngiye gutanga ukundi kwezi se, mu kwezi nyine abantu badafite amarangamuntu cyangwa abana batoya bajyayo muri rimwe mu kwezi pe. Nibongera kujyayo njye nzajyayo kuko yarabisabye, yavuze ko ashaka kumbona nyine ngomba kujyayo. Ubwo rero nzajyayo, ubwo naje kubabwira ngo utaha ntaho nagiye nagumye hano mu rugo kubera impamvu naragiye nako ndagaruka. Nuko byagenze, ariko nzongera njyeyo kuko yabishatse nyine ko nzajyayo njyewe. Ubwo hari icyo yenda kumbwira kindi, ubwo nyine nabyo nzaza mbabwire uko byagenze. Ni ukuri pe noneho nzaturuka yese mu nzu meze uko paka nijya gufata moto mbabwire, kubera ntabwo ndakeka abandi bazasigara wenda ngende, bizasaba ko nzatega. Ubu nzagenda mbereka ngo ngeze kuri hariya nyine basiga amatelefone, mbereke biza bigarukiye aho. Undi nongeye kwereka mvuyeyo ndi kurira, ndi kuvuga ngo ndatashye turavuganye nyepe. Impamvu mwabonye ikiganiro kimeze kuriya ntabwo nari ndiyo, ntabwo byabaye ngombwa ko nsigara. Nuko byagenze, ni ukuri mumbabarire, gusa ubutumwa bwanyu bwamugezeho abagiyeyo. Samu yagiyeyo, gusa njye ntabwo nagiyeyo, gusa Samu ubutumwa bwanyu yabugejejeho pe. Ubwo butumwa nyine bwaciye ku manimero, ibyinshi niho tubibona nyine barajyanye byose arabizi. Ubwo nanjye rero ubwo hari ibyo yaganiriye na Samu atashatse kumbwira, ubwo nanjye hari ibyo nzagenda byanjye akambwira. Yego Samu yanze kubimbwira ibyo bavuganye,
amuha ubutumwa. Niyo mpamvu mutari kumva mvuga ngo yavuze uko, kuko nta butumwa bamuhaye yigeze avuga ngo mbubahe. Gusa n'ukuri ngewe nzagenda mbavanireyo ubutumwa, gusa nge nzagenda mbavanireyo ubutumwa azaba yanyihereye nkanjye nyine. Ni ibyo, ubwo ibindi ntavuga iki kindi. Mukomeze mubane natwe pe, mubane natwe muri ibi bihe, kandi turabizi ko bizagera binyuremo nyine. Ntabwo ibintu byose bihora ari bibi, akanya ni bibi kandi ni ukubyakira, nta kundi byagenda. Gusa ejo bizaba ari byiza. Birabaje rero kuzabona birabaje kubona muri ibi bihe bibi abantu bigendera, nyamara mu gihe byiza ukabona baje nyine. Ni byo bavuga ngo abantu akenshi nyine bahaba mu bihe byiza, gusa muri bakigendera. Abo bagenda mu bihe bibi ntabwo ari inshuti nyine, ntabwo ari umuryango. Ako babandi bake bahaguma aba ari izo nshuti nyine umuntu yakuyemo nyine. Nkuko nabivuze, ikintu kiraza kikakugisha ikindi. Ubu ngubu ntabwo twari bumenye ko ibintu bishobora kurebwa n'abantu 10 na bangahe, ibintu bitajya kuba. Ariko ikibazo cyarabaye kugira tubibone ko ibintu byose bishoboka. Ibintu byose birashoboka. Intare y'amacana akomeye ni ikikwereka ko nabyo byashoboka ko yasubira hasi yamanuka. Nuko ibintu byose bigomba kuba, nukuri twe duhora dushima Imana nyine ko tugihumeka, kandi bizakunda. Igihe nyine kizagera ibintu byongere bisubire ku murongo. Ubu ngubu twarihanaguye, twarabyakiriye ko ari mwebwe bacu nyine, mwe muhari mu bireba. Gusa nyine ibihe byiza nibigaruka, ni ibihe byiza nibyongera, ndabizi ko bazongera bakaza. Gusa uzigaye nugaruka uzi ko utabanye natwe mu bihe bibi, kandi ariho twe tubukeneye. Uzigaye pe, uzigaye, nta nshuti bukurimo. Uzamuhe byiza, nawe uzareba inshuti yawe iyo hori iza mu byiza, gusa ko mu bibi ikigendera. Ntabwo mufata nk'inshuti pe, nyine murajyajyana. Niko nabivuga, uvuga ati wewe tubana nkuzi, ubwo ntamwe abenshi niko mwatubereye. Gusa nta kundi, ntacyo twabikoraho. Imvura iri kugwa, mwakoze kubana nanjye, nicyo neje kubibwirira. Nje kubwira ko natagiye, wenda mushaka kuba mwari baje se yaragiye tumbana rimwe niyongera kuvuga, niye natwereka atashye. Niyo mpamvu yabayeho, kumbe babyibajije. Nicyo ngeneje kubasobanurira. Gusa ndabasezeranye ko nzajyayo nkahera hano mu nzu mo indani, dajondi nahereye aha paka nkongera no kwinjira none mu nzu, ngasohoka nkaninjira mu nzu. Byose muzabibona. Mukomeze kudushyigikira rero mwebwe bakeya bahari. Imana ikomeze kwenda kandi ikomeze kubagura mu byo mukora byose. Bye.